nongeye kugutumira mu kiganiro MSA Plus. Iki ni ikiganiro kizajya kikugezaho abantu badanje gusa, kizajya kikugezaho amakuru, kizajya kikugezaho kikuzanira abantu benshi bafite intararibonye cyangwa se barenze gusa mani. Nkuko nabigusezeranyije rero ko buri munsi ngomba kuguhereza content. Uyu munsi rero guess what? Ndi kumwe n'umujama wa Danje my brother. Ndi kumwe n'umutipe wa Danje wakoze ibintu byinshi mu muziki wa Musanze. Sini Musanze gusa. Uyu mutipe irubavu ngiye namwitaga Bob Marley. Nitabiriye ibitaramo bye byinshi aho yaririmbiye henshi narayitabiriye bitewe n'uburyo numvaga uburyo aririmbamo injyana ya reggae. Uyu munsi rero ari kuki ni umutipe wa Danje uri kwigisha abana umuziki. Urumva kukuzanira umuntu wigisha umuziki ahanga wamwigiraho ibintu byinshi. My brother, ni icyubahiro gutumira uyu mutipe muri studio za MSA Plus. Katumwakira. My brother, yes, nakwakiriye muri studio za MSA Plus. Ndabashimiye cyane kabisa kunyakira. Nanjye nishimiye kuba ndi muri studio za MSA Plus. Akazina ka Razby uracyagafite? Yeah, iryo ni izina rya kera ryo mu mabyiruka. Iryo kera niswe n'abagenzi banjye kubera ibintu byo kubyina. Twafanaga abahanzi kera amagrupe nka B2K. Umuntu witwa Razby buriya original n'umuntu umunyamerika witwa B2K ni American. Wo muri B2K? Yes. Se buri itsinda rya B2K riracyariho? Nigeze kumva bavuga ko bagiye kongera kwihuza bagakora tour. Ariko ndakeka ari muri 2022 ariko twarategereje turaheba. Abenshi financially ntago bameze neza, murabizi ibintu by'umuziki. Iyo udafite amaboko yandi agufasha ntago umeze neza. Kenshi abenshi ntago bameze neza. Urimo wari umeze neza ubwo wari urimo ni Mario. Ariko gukora career solo sanzwe. Razby nako Erasme nari ngusubije muri bya bihe bya kera ariko nabyo ntago twabyirengagiza kuko nibyo ubu ngubu byakoze Erasme. Nishimiye kugutumira muri MSA Plus. Nukuri pe dukeneye abantu nkamwe, dukeneye abandi bahanzi bumva ibitekerezo byanyu kubera ko man mwarakoze. Ndibuka nigeze kwitabira igitaramo cyawe muri stade my brother. Kiriya gihe mwumvaga mumeze mute muri nuza muri ira film mwari mufite kiriya gihe? Ebana urabizi nawe nyine iyo umuntu akiri mu myaka mito abagendera mu bicuka bisa kubera public ubona bafana bari muri age nk'ifite ubona ari ibintu by'ibitangaza kabisa. Kiriya gihe twagendaga tutari hasi kabisa. Ndibuka igitaramo mwakoreye muri stade nimba rero wasimbukiye mu bafana baragusama bakujyanira mu kirere bakugarura kuri stage man. Biriya biboro byari birenze bya hatari. Yavuga ati bano batipe uyu mufana bafite kano kanya. Kiriya gihe umuziki hari umusaruro mwawukuyemo? Ntago byari byagafashe. Yari passion, bwari urukundo kabisa rutaraboneka. Ntago twabikoraga juste kubera ko dushaka amafaranga, twabikoraga kubera urukundo rwawo twari dufite. Ariko twari dufite na audience twemerera kuba twabikora ikadushyigikira. Naburebye bari bakunze ambiance y'icyo gihe. Ndagira ngo dusangize ku rugendo rwawe rw'umuziki kiriya gihe mbere yuko twinjira uyu munsi. Umuziki igitaramo gihenze waba warakoze baba barakwishyuye ngayo Erasme plutôt? Igitaramo kenshi ntago bakundaga kutwishyura. Baduhaga ibintu bimeze nka per diem, ishimwe nyine. Taravuga ngo wanegotiate n'umuntu contract arakwishyura amafaranga. Ahubwo navuga ko aho nabonye amafaranga menshi ni award. Nigeze gutwara award imwe, ari award yitwa Local Talent Award. Local Talent. Hari studio imwe yitwa 1SV
ngira ngo ni Theobald Theobald na n'ubu ngubu ahagaze neza uriya mujene yateguye award yitwa Local Talent Award kigenanye n'ifite indirimbo kabisa nziza ikunzwe inaha agukubita igiceri turakompeta n'abandi bahanzi irangira award nyegukanye nabwo ko ari hano nakuye amafaranga menshi kiriya gihe kabisa niba atari ibanga buriya iyo award yari ifite nk'agaciro kangahe ntabwo batangaga just igikombe bakunda ufite igikombe ukagira kari award batsindiye undi bakaguha na envelope irimo amafaranga bakubwira bati tuzakora n'indirimbo muri studio even video then byabimeze gutyo ukimara gufata iyo award uyifite mu ntoki urataha kubona ibitotsi byarakoroheye ko ndabizi award ni ikintu noneho iyo ugihataniye n'abandi ukumva indirimbo yawe yabaye ya mbere wowe muri wowe wumvaga umeze ute cyangwa byakiriye nk'ibintu bisanzwe se twari n'umuhanga buriya kwakira ibintu bisanzwe biterwa n'imyaka umuntu arimo fame aba ari fame kirajya ntabwo twaryamaga noneho kubona watsindiye award nk'iyo ngiyo tutaryama byari kubaga iriya joro ntabwo nigeze ndyama hariya ama night club hano njye narimba warayizengurukana na award yavuga ati dore nari mukuru gatoya kuburyo nabaga nemerewe kujya mu maclub gutyo nafashe crew twari turi kumwe yego turagenda turenjoyinga tu ntago icyo gihe twaryamye that night umuziki wanyu i Rubavu twarawumvaga tukumva ibintu bibera i Musanze Top 5 Sai ihari bafasha mwari mufite production ya Danje ngira ngo mu Rwanda Top 5 Sai yari ifite production nziza ku rwego rwo hejuru sertwa n'abahanzi b'i Kigali bamanukaga bakaza baje kuri codinga muri mbese Top 5 Sai yari nuza nini cyane yari studio ikomeye ibihangano byayo byaratrendinga nyeka ko nawe ariho wakorera niho mwakoreraga imiziki yanyu muri 2010 ngira ngo 2009 rangira 2010 gutyo ubwo ninjiye muri Top 5 ubundi nakoraga independently mu studio atandukanye ariko nyuma nabwo ninjiye Top 5 nishyuye amafaranga ngiye gukora indirimbo umva ni nziza then batangira tujya muri negotiation yuko wajya muri Top 5 uburyo bwo kuyijyamo no kuvamo byagenze uburyo wavuye muri Top 5 Sai ko ngira ngo ashize imyaka myinshi uri gukora uri wenyine utakiri muri Top 5 Sai yes asainze ama contract y'igihe kirekire ni contract nk'izindi z'abahanzi ziri kuri standard n'uyu munsi abantu basinya yego ariko igihe cyarageze kubera ko iyo umuntu nyine ari muri iyo kariyeri ya muzika cyane cyane twebwe muri Afrika cyangwa no mu Rwanda cyangwa ni Musanze abajene baba bafite n'indi orientation ijyanye n'amashuri cyangwa ijyanye n'indi mibereho umuntu atekereza azabaho mu minsi iri imbere ntabwo navuyemo kubera ko wenda nananyiranye na studio cyangwa hari utundi tubazo navuyemo kubera ko hari indi angle hari indi direction nari mfashe yindi contract irangiye ndavuga nti ntabwo nshobora kurisigninga indi contract ahubwo ndashaka kujya kwiga numvaga nshaka kujya kwiga just nkiga ibintu nkunze nkiga music lazima muri kiriya gihe mwakoraga umuziki fame yari iri hejuru amafaranga ari make yes tipe benshi bakoze umuziki kuri ubu ngubu muri kiriya gihe bari bafite na fame kuri ubu ngubu basa nkaho iriya fame yageze aho igira impact nini mu kwangirika k'ubuzima bwabo wowe ni ihe strategy wakoze kugira ngo kano kanya uba uhagaze ube warize umuziki urangize kugeza n'ubu ngubu ugikora umuziki noneho unawigisha urumva ni nuza ikomeye cyane ni urwego rukomeye cyane wagezeho
biriya bihe wabivuyemo gute kuko mwakoraga ibitaramo twabaga turi kubarebera ku ruhande ukabona ibyana byasaze bari abakobwa bakiragiye mwabavuyemo gute ku buryo n'aka kanya uba ugihagaze? hari ikintu njya nkunda kubwira abantu b'aba artiste n'abanyeshuri twigisha, fame ni ikintu cyiza ariko kikaba na kibi utacyitondeye. Dukunda gukoresha indimi z'amahanga organize fame ni devil, cyane cyane mu myaka ya adolescence ku muntu ari mutoya. Hari igihe uhera muri iyo fame kakujyana mu bintu bindi bituma uspendinga time cyane kurusha uko wayiha agaciro, ukagira ikintu ugeraho, ukajya mu bakobwa nk'uko wari ubivuze, ukajya muri drugs, urabizi ko bibaho nabyo. Then mu rugendo rw'ubuhanzi cyangwa bwa artiste, even no mu zindi kariyeri cyangwa na football, habamo ibintu byo kugira ama-success igihe cyawe, sibyo? Hakabaho n'ikindi gihe zishira kubera ko hari competition yindi burimo, hari abandi baba bagezweho nabo bari gukora, hari ibindi baba bigezweho, generation nshyashya. Noneho iyo ucunze gato wibuze ya fame yaragushutse ko wenda wabaye umusitari, ukeka ko ubwo ari bwo ubuzima ufite, noneho kwiyubaka bikaba gakeya, ugashiduka ya fame irangiye nawe ugahita ushatinga down. Warabaye stuck. Nkeka ko ari byo bintu byagiye biba no kuri bagenzi banjye bamwe na bamwe, babaye stuck muri icyo kintu cyo kumva ko just turazwi, twakoze hits, abantu baratuzi, then bamera nk'abasunuzinzeho gato, bararyama, ntibagiraho ikibazo. Kuko hari igihe umuntu aba atekereza muri ya myaka ko umuntu kugufana just birahagije, just gutambuka hariya bakavuga runaka, it's fine, wowe kumva niyo pride. Ariko uko umuntu agenda akura, hari ukuntu aba akeneye kwiyubaka financially, imibereho basanga nyine wabaye stuck muri icyo kintu cyo kuba warafanwe n'abantu, none ukanirwa kwiyitaho sasa mu bijyanye na fitire yawe. Akenshi ibyo bintu aba artiste, usibye no kuvuga wenda bagenzi bacu hano Musanze, mu Rwanda, even no ku isi hose, aba artiste barabigira. Hari n'abatwarwa na drugs bagaherayo, ibintu nk'ibyo tu. Ntabwo ari ikintu gishyashya, ariko buriya iyo umuntu atekereza akavuga ati ndabikora uyu munsi, ariko se muri future bizaba bimeze gute? Ni competition, hari abandi bana bari kuvuka bashyashya. So njyewe mu gihe ntazaba nkigezweho, nzaba ndi he? Nzaba ndi gukora iki? Ni gute nzabigenza kugira ngo wenda ibyo nakoze uyu munsi bizambere impamba y'ahazaza? Ibintu nk'ibyo tu. Akenshi muri kiriya gihe cyanyu, nubwo nta mafaranga yari ahari, ariko umuhanzi yari yubashywe, kavuga ati dore runaka waririmbye indirimbo runaka. Kuko ndibuka hari indirimbo wigeze gusohora, uyisohorera ku mazi. Mbonye iyo projet, nanjye nari ndi muri videography, ngusaba ko twakorana, ngira ngo wari wayikoranye na Faizo Mariva. Ni Mariva. Man, kiriya gihe byari bigoye kwigondera umuproducer nka Mariva. Byari bigoye. Amafaranga wamwishyuraga wayakuraga muri uwo muziki, cyangwa wari ufite indi support ku ruhande rwawe yazaga ikamenamo kugira ngo ubashe gukorana n'abaproducer nk'abari? 80% ni amafaranga nishakiye njyewe ku giti cyanjye. 20% niyo yavaga mu muziki. 20% ni abantu bakunze umuziki wanjye, na drafting the project ndayibaha, barambwira bati tuzasupportinga ahangaha then product is okay. Umuziki wa kiragiye wari ugoranye kuwukora. Even no kumenya ubwenge bwo kuba washakiza iyo sponsorship. Bako iyi career tubamo ikenera sponsorship, uko byagenda kose nta muntu ushobora kuba yakwigira 100%. So twebwe rero twari tumenyereye ukuboko kwa studio top 5 management yahariya, ariko bakaba batagukorera byose nk'umu artiste.
nawe wabaga ufite ibyo uri gutekereza mu mutwe wawe. Ugiye muri studio wanditse indirimbo, the same time uratekereza indirimbo nindamuka nyikoreye video, the script igomba kuza imeze gutya, ariko budget ikakugonga kubera ko studio ifite ibyo yagukorera, ariko hari n'ibindi itagukorera kubera ko budget iri hejuru. Erasme, mu muziki wawe, muri uriya muziki wawe wa kiriya gihe, nihe ndirimbo wakoze igera hanze ubona abaturage barayikunze cyane, surtout ko ngenzi indirimbo zawe nk'eshatu, ntago ndi kugira ngo mbanze numve wowe, ese nihe ndirimbo wakoze wajya utambuka ku muhanda ugahura n'umwana arayiririmbye ukumva ewa aka kazi naragakoze. Nimba mbere nakoze igakundwa niyo ngiyo nakubwiye yatwaye award, yitwaga Arashamaje. Arashamaje, yes. Ariko nayikoze ntarajya muri top 5 icyo gihe, nayikoze independently, nagiye muri studio icyo gihe ndumva ari umuproducer witwa Chris Chita, niwe twayikoranye, mukuru wa Shine Breeze. Yes. Both. Ariko sinzi nimba nagusaba akantu nimba katagoye kugira ngo wibutse abantu akantu gatoya, niyo kaba n'amasegonda n'atanu gusa kuri iyo ndirimbo cyangwa. Yes, nta kibazo. Iravuga ngo ararenze arahebuje mu igiciro, arashamaje ararenze arahebuje mu igiciro, arashamaje. Iyo ndirimbo yarabikoze. Iyo n'indi ndirimbo yitwaga Ikibazo ya The Bless, n'iriya ndirimbo ya Frankie yari afite Rita. Man, inaha mwakoraga imiziki ku buryo yasohokaga ihita ibanuza, ihita iba viral mu gihugu kubera ko radio zari zihari ni nkeya. Ikindi kandi na production house mwakoreragamo top 5 yari ikomeye. Man, biriya bihe byari biryoshye, wabihuza n'ibihe by'uyu munsi ariko birimo amafaranga. Byari biryoshye kubera ko ngiye nkeka ko impamvu byari biryoshye cyane kuko dufite passion iruta uyu munsi. Uyu munsi umupeta aratekereza gukompoza indirimbo, akumva nta mpamvu yo kwistressa, AI irahari, just ChatGPT, lyrics, chord progression, indirimbo ikaba irasohotse. Ariko inganzo irimo ukayibona ntabwo imeze nka yindi twe twaba dufite, mwe mwari mufite umwimerere w'ibintu mwakoraga. Nta handi hantu urareba imiziki, nta wundi muntu mwigana, ukajya muri studio indirimbo ukayikompoza, ukarikodinga amaradiyo. Akenshi n'ibitekerezo byabaga ari iby'umuhanzi, par rapport y'uko ibitekerezo uyu munsi abana package yose usanga ari producer. Hari kiriya gihe njye nabaga mfite idea, melody, lyrics, ajya no muri studio nkajya byawe nta wundi muntu nkambwira ni baseline irimo, ndumva itari kunkonvenka, just reka tugerageze ingi, akaba flexible, akanyumvira, tugasura indirimbo umva ko nyine iriho amaboko kabisa, umva ugifatika. Hari ahantu natambutse mu kanya numva bari gucuranga indirimbo za The Bless. Man, mutipe yacuranze nk'indirimbo nk'eshanu za The Bless, ari nabyo ndi kugira ngo duhuze n'uyu munsi. Ndaje navuga nese uyu mujama yabazi ko The Bless hari abandi bahanzi baje benshi nabo bafite imiziki myiza nk'iya The Bless, cyangwa ni rwa rukundo bakibafitiye mwebwe mwakoraga imiziki kera. Nza kubyibazaho ndangije nabo bati sereka nyihuze n'imiziki y'uyu munsi. Abahanzi bari gukora imiziki igasohoka ari myinshi, ariko n'ubundi ya miziki ya kera iracyaza mu matwi y'abanyamusanze. Biri guterwa n'iki? Surtout ko uri inzobere muri uyu muziki wawukoze kuva kera, ngira ngo na n'ubu ngubu uracyawurimo ntiwigeze uwuvamo. Ese indirimbo ntago ziri indirimbo nyinshi za bamwe na bamwe ntago ziri gukombenka, cyangwa ni ya uniqueness navugaga, uramwimerere. The Bless
ibintu yaririmbaga kenshi byamuvagamo kandi ni wa muhanzi ashobora kwicara akareba nyine generation imeze ite, audience ifite imeze ite, icyo ngiye gutanga ndagiha abandi. Akaba azi isoko arajyanaho product. Ibyo bintu yabiproducinga na producer we bikagira na uniqueness bigira ku buryo ushobora kumva indirimbo ye kumva ko ari The Bless, bitandukanye nuko uyu munsi dushobora kumva abahanzi umwe babiri batatu ukajya ubitiranya. Niyo mpamvu nibwira ko nyine indirimbo ziracyagaruka mu matwi y'abantu kubera icyo kintu. Si nawe wenyine n'ibihangano byinshi bikorwa n'abahanzi n'abatari abanyarwanda n'iki bya kera bumva ko ari umwimerere bifite gu. Abatetsi navuga ati iki kintu gifite gu. Kubera ko nyine harimo iyo originalite. Niyo mpamvu wowe nk'umuntu reka tugaruke noneho uyu munsi Erasme ubu ngubu wigisha umuziki, ukora umuziki wa Musanze uri kuwubona mu yihe ndororwamo, uri kuwubona mu yihe shusho? Murambabarira kubera ko ntaheruka kumenya amakuru cyane. Hari igihe umuntu aba yirukanka cyane bigatuma adakurikirana. Ariko hano ni ku gicumbi cy'umuziki, abahanzi nyarwanda urebye no mu kazi ka buri munsi ko guselectinga tala z'abantu twirirwamo. Ahangaha tuhakora abahanzi benshi. Yego. Kuko just ni ku gicumbi no kuva na kera mu mateka birimo na production ya mbere yahereye ahangaha y'umuziki ko inganzo iri hano. So ikintu kibura rero navuga ko haracyarimo gap, ariko gap ihari ni consistency gusa. Ubona iyo gap iterwa n'iki? Consistency turacyafite abahanzi bashaka gushyiramo matematike cyane kugira ngo bakore muzika. Kandi music is not mathematics ku rundi ruhande, nubwo wenda science dushobora kuvuga ko ari matematike, ariko iyo uzanye imibare myinshi ukavuga ngo nzaba nkora cyangwa ndashaka kumanza analyze ibihangano byanjye cyane birangira udakoze. Ahubwo wowe inspiration aho igufatiye do it. Uko utinda cyane isoko riragusiga. Of course. Nicyo kibazo gihari. Urumva dutinda nyine mu kintu cyitwa analysis. Ariko analysis mu by'ukuri umuhanzi ku giti cye ntabwo ari wagakwiye kuba ariko. Arakora bakamwanaliza. Of course. Analysis rero ituma tudashyiramo ingufu mu kuba twakora ngo duha abantu ibintu bakeneye. Indirimbo yawe ya nyuma yagiye kuri YouTube imaze igihe kingana iki? Umuntu wa kera kabisa. Indirimbo ya nyuma yagiye kuri YouTube yagiye muri COVID. Muri COVID 2021 2020 nibwo indirimbo ya nyuma wayishyizeho. Hari kubura iki kugira ngo duhereze indi miziki? Kuko nuza nka kiriya gihe mwakozemo abantu mwari mufite, sinzi impamvu mwarekeye aho kubakorera ibyo mwari mwarabamenyereje. Ese uba ubona bitaratumye ahubwo n'aba bana bari gukora bagira ubunebwe, bagira ubunebwe cyangwa se no gufata abo bantu banyu bigoranye? Generation buriya ziratandukanye. Abantu bacu baracyashaka kumva bya bintu twakoraga. Yego. And then hari indi generation ikeneye kumva new style of music ifitinga isoko dufite uno munsi. Sibyo? Ubwo ntabwo mvuga njyenyine, ndavuga my generation. Abahanzi twari turi mu gihe kimwe, mu myaka imwe muri kiragiye. Natwe tukagira ukuntu habamo generation conflict yo kuvuga ngo uyu munsi ntabwo nakora trap drill, ntabwo nakora afro pop joe boy cyangwa style Nigerian music. Harimo n'icyo kintu cya conflict z'ama generation no kumenya gufitinga market. Ko
niba ngiye Rasme nashobora kuririmba R&B neza sibyo cyagiye umunsi hakaba haje Afropop haje ururimi rw'iyo style yitwa Afropop kubera ko uko abahanzi tugenda dukura mu njyana niko nibyo turirimba bigenda bigira generation slang twaririmbaga kiragiye sizo slangs y'uyu munsi noneho akabaramo n'ikintu cya flexibility kuko hari abahanzi bashobora gufitinga market nyinshi generation nyinshi akava muri imwe yiyadapta mu yindi ava muri iyo ngiyo yiyadapta mu kiriya gihe ikintu giba gihari ni flexibility ku ruhande rwashobora kuvuga ati mbo sinshobora kwandika indirimbo ariko ndashaka gukomeza gutrendinga reka nshaka umupeti mutoya amfashe akamwandikira indirimbo akamuha byose melody akaririmba ariko ukabona undi ntabwo ashobora kubikora kubera flexibility ibyo ntabwo abyumva ntabwo iyo system ayumva kubera ko flexibility idahari ibyo ni ibintu dusanzwe tubona so noneho kubera kuguma muri icyo kintu cyo kwizengurukaho cyo kutaba flexible gukritika imiziki y'abantu uyu munsi par rapport y'imiziki we yakoze niki ukabona biramutesha umwanya ntago nyine umubona muri game Rasbe uyu muziki wa Musanze njyewe ntekereza kugira ngo hari abatipe baba bari gukora cyane muri uyu muziki ariko nanone bitewe na ya generation uri kuvuga uranuza public ya Musanze isa nk'igoye mu kuntu nyine bo baracyari gukacinga bya bindi wowe uri kuvuga bya kera urumva kugira ngo nyine usange bafitinze hari nk'umuntu ujya kubaza ati se umuhanzi bita Dayimeka uramuzi Dayimeka wapi umuhanzi bita Bajuda urabazi wapi reka ntawazi ugasanga nk'uwo muntu nuzaye kibaza ari gukurikira imiziki iri gusohoka ariko kumva The Bless we manza video aheruka ya nyuma kuri YouTube ari nka 2010 ugasanga we aracyamufite mu mutwe we ubu ubona icyo kintu gisa nk'icya stopinze nuze gisa nk'icya stopingi yaho ngaho kuri public no kubahanzi musa nkaho mwahagaritse no kubahereza bya bindi byo bari baramenyereyeho ubu ubona kugira ngo icyo gisubizo kiboneke noneho n'abandi bana bagende babaza mu matwi ari ikibo bakora abo bana bakora cyangwa se abo bahanzi bandi bagakwiye gukora audience ntabwo nayirenganya cyane kubera ko hari ibintu byahindutse bisa nkaho bitunguranye ari audience iba surprised kubera byabaye ikibuga cyahindutse cyaracuramye bitungura audience umunsi kuko igihe twakoraga offline promotion offline marketing niyo twakoreshaga kenshi konseri amatuwa wenda ya NGO runaka kurwanya drugs ibintu anti-sida ugakora ibitaramo sibyo mu minota mike cyane akaba ari umuturage akubonera audience ikatubona gutyo mu minota mike cyane bicenjinga biva muri offline bijya online YouTube donc umuhanzi w'Umusanze ntago agikeneye radio station kugira ngo indirimbo ye yumvikane sibyo uwo ni umuhanzi ugomba gufitinga market ya online YouTube ntago binsaba ngewe radio kugira ngo ngende menyekanisha igihangano cyanjye ahubwo biransaba my channel my YouTube channel and sharing promotion kuri social medias indirimbo yanjye igatrending sibyo mu gihe umuturage wagiteze amatwi radio audience dufite iracyashiti za radio za Sony Teke baracyumva ibya biganiro bya radio so wajya muri public rero wabaza iyo audience dufite runaka sana kwa muzi kwa iki kibazo nabo dufite bari mu generation y'umunsi bashobora gukurikira internet bakareba ibintu online
hari indi miziki bari gutega amatwi umunsi hari n'indi civilisation bafite sibyo umwana w'umunsi uri kuri social media avuga icyongereza kurusha n'umugabo wo mu byaro so niba yikurikirana imiziki y'icyongereza rero hariya ntabwo uzajya kufaza mu mufetini uririmba nyine ikinyarwanda uri mu generasiyo ye baturanye rimwe na rimwe kuko kuri iyo civilisation harimo n'ikintu cyo kwa have no music in our village, our local district hands, ntabwo dufite abahanzi ati mantari mageta y'ishyirahamwe ko nta bahanzi bahari so ntabwo azajya gukurikira rero ya generasiyo ye ahubwo azingira Chris Brown cyangwa n'abandi bahanzi yumva nyine aribo bahanzi yakumva bitandukanye no mu gihe cyacu waba ufite umuvana muto cyane akavuga ati yewe ndagutwaza ikoti ewan ndishyura I'm going to pay for your concert ariko umunsi ntabihari kubera ko nyine offline different to the online hari ibibazo bibiri ndibuze kuza kukubaza ariko mbere yuko nyigeraho hano muri Musanze dufite abahanzi babiri cyangwa se batatu basa nk'abahetse umuziki wa hip hop ndagira ngo use nk'aho imiziki ya Meyiro urayikurikira iya Bex urayikurikira n'iya Fizzo Musoni nayo urayikurikira sinzi urayikurikira ndagira ngo muri make umbwire ukuntu wumva umuziki wa Bex uyu mutipe reka ndeke kumuvugaho byinshi mbanze nakumva nawe numve nimba uko ufata uyu muziki w'uyu mwana ubu yabaye umugabo mwana ariko kuvuga ngo ubu ngubu nta gakiri umusore yabaye umugabo uyu mugabo uyu muziki we mbabarira ufate unsobanurire ko mu masegonda 30 uko ubona abarakoze kubibangana byo byinshi ariko ibike nzi bituma muri system mushyira ahantu cy'umuntu cy'abahanzi cyambere nuko Bex ari multi talent muri iyi style yitwa hip hop afite talent nyinshi ziri muri style ntabwo stuck kuri one style cyangwa genre y'umuziki hip hop ni navuga ko ni nka factor harimo ibintu byinshi movement irimo ibintu byinshi n'impamvu cyigisha wowe gisobanukirwa cyane ni movement irimo ibintu byinshi harimo subgenre substyle nyinshi muri hip hop so Bex ashobora gufitinga muri izo subgenre zose niyo mpamvu ngo ni multi talent iyo umuntu ari multi uvuga ngo ashobora kurastinga ibihe byose muri iyo njyana arimo kubera ko ava muri imwe yakwinjira mu yindi wenda kuri iyo ntuza kuri icyo kintu uvuze njye numva trap hajya buriya ni trap nimba ari drill ya miziki bano ba Kevin baje trap ariko ko batuma drill something iyi miziki nayumva ni Bex mu 2018 na 6 gutyo aba batipe nta n'umwe twari twamenya mu minsi ishize nibwo twicaye ndamubwira ariko bro iyi miziki uziko ari umuntu wa mbere numvise uririmba ino njyana muri bagikorera kwa yanjye numva nyine ni ibintu byadanje kuba ahubwo nibaza ikintu gishobora kuba cyaramuzitiye kugira ngo iyo njyana ahubwo ari we uyihagarariye iyo ntanga undi bukara amarushanwa ya Riderman hajyanye Riderman bamwemereye kumuhereza starter nubwo ari starter n'umuzana Riderman amwemerera kolabo kubera ko yararapaga Riderman arahaguruka aravuga ati bitewe n'ibyo bintu nakumvisemo yewe twemereye ko twakora n'indirimbo kandi icyo gihe bari abatipe bari bakuru cyane
bari bakuru cyane bitandukanye no ngubu yabikwemerera kumva n'ibintu ntabwo bikiri ibintu bya dance ariko kiriya gihe bari banini cyane. Tuvuye kuri Bex, mbwira umuziki wa Mail. The same nawo ubunsobanurire nk'uko wasobanuye umuziki wa Bex. Melo ni legend niko ngiye mufata kubera ko usibye no kuba ko ari umuhanzi namenyereye kumva navuga ko ari umuntu twakuranye ni close kuri njye from inshuti kabisa ari close twakuranye muri hood twandika indirimbo nandika nawe kandika muzi cyane in terms of text ze zibari abantu ziri afite iteye ubwoba ibirimo inganzo iri deep iracyari original aya indi wavuze mbere ariko noneho akagira noneho style akunda old school cyane kurusha izindi genres ziri muri hip hop akanayikomeraho cyane ni umuntu ushobora kuba yafitinga no mu zindi ndirimbo zitarize cyane mutumiye muri genre ya afro pop cyangwa se n'indi even zino ziri mu munsi za trap ashobora kwandika amagambo akabana beat akayumva akaririmbamo ariko ntago ari wa muntu ushishikarira kuba yakompoza ntago ari multi talent muri movement zose kubera ko ni umuhanzi ushobora kuguha igihangano ariko as a producer akakubwira ati ebana shyiraho nawe akawe kabisa ukumva wabikora njye ndabasatisfa ariko aho utandukanye na Bex nuko Bex we akora nk'umuntu nyine ushobora kuba afite na skills zo guproducinga muzika. Ibyo bintu ni nabyo bigezeho by the way kubera ko iyo urebye nko muri kuri market y'abanyamerika nta mu producer ugifite umwanya wo gutangira from scratch project. Abategereje project umusani yizaniye ni byiza kuba ufite your own home studio utangira igihangano cyawe ukazana draft undi akagifinalizing. So ni ibyo bigezweho no munsi. So Melo rero ni umuhanzi ufite ibihangano hariya ariko uha n'umwanya producer akamubwira ati nawe kora ibyawe bitandukanye n'ibya Bex we ujyanira producer cyangwa se nawe akaba yakwikorera ikintu ariko ubona kigezweho ku soko. Twagiye kwa Fizo Mason. Fizo abana ni lover of music. Mu bahanzi bose nigeze mbona muri uriya mutipe afite urukundo injya mu bahanzi bose nigeze mbona muri Musanze Fizo niwe muntu ukunda umuziki. Kandi he's so confident. Ariyizeye cyane. Azi ko byanze bikunze atatoboa. Mugana w'Abatanzania bavuga ati atatoboa. Kandi ikintu nabonye uriya muri muzika consistent. Icyo waba ukora cyose nicyo nakubwiraga kuva kare utajye kwanaliza ugakora ibintu uko ubitekereza byanze bikunze hari distinctions hari ahantu wisanga ukabona ko nyine you deserve it. Kuko na Bruce Melody ribuka bakiza my brother. Bruce Melody yabaye ikimenyetso cy'umuhanzi ubwo ukora cyane ukunda n'ibyo akora ariko kuri uyu munsi wa none ari on top. Of course. Na watinya kubivuga ko yaratatse ni munyakazi kabisa. Na Fizo Mason wavuga ko ari munyakazi na wababeshya kabisa sibyo. Muri abo ngabo batatu ko nabakubwiye ufite amafaranga ninde washoramo amafaranga yawe ukavuga uti ngo yazagaruka? Cyazo kirakomeye mon cher. Kirakomeye kuko bose ufite uko wabasobanuye ufite n'uburyo ubazimo n'uburyo bakoramo. So ninde washoramo amafaranga yawe ukaba wayagaruza ubikoze kinyamwuga atari kuvuga ngo nashyizemo amarangamutima udashyizemo amarangamutima? Bex ashobora kuba yabyara umusaruro. Bex yayagaruza my brother. Babaye abantu nkabangahe bamaze kuvuga Bex ku icyo kibazo ntago njya ncika kukibaza umuntu wari we wese wagezanga ariko maze kuba nk'abatipe batatu bose babivuga ati mfite amafaranga nayashora muri Bex. Bex rero aho uri hose
ngira ngo urumva icyo usabwa ahubwo ni ukugira rwa rukundo nk'urwa Fizo Masoni. Umwe afite urukundo, undi afite ubuhanga, undi afite gushikama, niko nabivuga kujyana. Impamvu ikindi nakongera impamvu muvuze no kubera ko market y'uyu munsi ntabwo ikeneye umuntu iproducinga from scratch, nta kintu kimwe azi. Just kera urukuntu bafataga nk'abahanzi akavuga ngo ndakwandikira indirimbo, ndaguha amafaranga, ndabajyana no muri studio, ndakunikinga na concert. Uyu munsi byose byibuze Bex ni umuntu ukora research kuri muzika. Iyo ukora research kuri muzika uraza ukavuga ati new trend ni izi ngiyi, the new market nshobora gusaringira muzika yanjye ni izi ngiyi. Undi icyo umukoreye umuntu ugushoyemo amafaranga, okay, it's fine. Anga how much money? Tubikore. Sibyo? Yego. Kuko bagenzi banyu mail of Fizo Masoni ariko research ni nkeya. Ntago bastaki umwe astakingira mu gukunda umuziki, undi agastakingira mu gukunda injyana akora. Injyana yacu niko barapera. Erasme, urabona ko ibitaramo by'Imusanze ari bikeya? Ndabibona. Reka tuvuge wenda by'aba artiste cyane cyane. Ariko ujya uza gucurangira hano i Musanze, biravugwa ko aba artiste ubumwe bwabo gusapotingana kwabo kuri hasi cyane, ku buryo bigezaho bigateza n'amakonflict. Ariko ibyo ntabwo ari bishyashya. Mbwira igihe ukoze ibitaramo hano muri Musanze, kangahe uba uri kuri stage ukatera amaso mu bafana ukabonamo abahanzi 5? Gakeya cyane. Hari n'igihe ntababona nge biterwa ariko na kind of event. Akenshi event yari yo yose yo hajemo umuziki, abanyamuziki ibi bibareba. Nicyo nakubwiraga kare nyine, hari ukuntu twabaye stuck mu gukunda ibintu bimwe binini tubikunda. Kuri iyi si hari a lot of categories of music, genres z'umuziki, genres z'ama events zitandukanye. Ugasanga umuhanzi aravuga ngo iyi style y'umuziki ntabwo nyiyumva muto. Sibyo? Biriya bintu y'ucuranga live kuriya, that's not my stuff. Akaba adashobora gupeya ngo yinjire, cyangwa se niyo wamubwira ngo uzaze undebe ndakwinjiza akaba nagize gahunda yindi, sibyo? Ugasanga nyine harimo faiblesse. Twebwe kera twiga imiziki barajyaga batubwira ngo if you don't pay concert y'umuhanzi mugenzi wawe, nawe yawe ntago azayiye. Of course. So what goes around comes around. Of course ni love universal. Iyo ni gutyo bimeze nyine, icyo utanga nicyo wakira nawe. So ariko ntago ari ibintu bishyashya. Natwe tubikora ibyo nakubwiraga bya offline. Hari igihe kenshi abahanzi bitabiraga ibitaramo ariko nabo bafite stage. Akaba ari cyo kimuzana muri show ye. N'umuhanzi mubana muri same record label atagize amahirwe yo kuza, ngaze kuri stage, manager amubwira ati nawe ufite kabisa 2 songs 3 songs, agashaka indi gahunda ituma ataboneka aho ngaho. Imyumvire nk'iyo ngiyo ku ruhande rwawe wumva ari imyumvire ikwiye? Ngewe mu minsi ishize hari ikiganiro nakoze, abatipe baratangira ati ngo ndi kubikoma cyane, ariko iyo ni imyumvire iri hasi cyane. Ntago waba ucuruza, niba uri umucuruzi, ntago utegereza ko abantu bakuzanira ngo ubike gusa. Of course. Nawe ugomba gukuramo ugakomeza ugutanga. Ni kenshi cyane niyo wagize amahirwe uwo muhanzi aje muri konseri yawe, niyo waba wamutumiye, konseri kwinjira ni 5,000, ariko agera ku muryango akaguhamagara ati se umusa bimeze bite siko nahageze. Rombo icyo kintu nyine
ubu ubona kizacika ari uko bigenze bite? Bon, keretse wenda iyi generasiyo dufite uyu munsi nshyashya dushyizemo ingufu ntitubabera role models no bakagira spirit y'ubumwe, sibyo, no gushyigikirana bitandukanye nuko twebwe twabikoze. Ariko buriya ikintu kigize routine kikaba ikintu cya buri munsi kijya kujyamo ku buryo kugihindura bifata igihe cyangwa se ntikinahinduke. Hari igihe cyageze ngiye ntekereza ko kugira ngo abahanzi bo Musanze bagire ubumwe nyine ari generasiyo dufite uno munsi bishobora kuzafata imyaka, kandi koko niyo urebye isura ubiboneramo ubona ko gushoboka nyine ari gakeya. Ariko ntago ari twe gusa abantu bagomba gufatiraho urugero, hari abandi hari izindi tara. Izo tara twewe twagize amahirwe yo kumenya etike y'abahanzi bakora umuziki uko yakwiye kuba imeze, ariko izo tara zihari uyu munsi bashobora kugira iyo attitude bashobora kuyigira, bakongeraho iyo tara, bakongeraho consistent, bakongeraho technology dufite no munsi, bakongeraho n'ubushobozi, kubera ko buriya ubushobozi uyu munsi burahari par rapport uko byari bimeze byari bimeze mbere. Icyo gihe movement yahinduka itandukanye n'icyo gihe, ku buryo n'umuntu ukuze uri muri generasiyo yacu ukenera kugaruka akisanga muri iyo generasiyo byamworohera par rapport yuko wenda byakorwa natwe, buri muntu afite ibimuhugije kwa guhangana ko gihari, kuko ni routine, ni ibintu byabaye routine. So kugira ngo bihinduke nyine hari biragoye cyane. Ariko uratekereza nk'ubu ngubu wenda boss yagutumiye ahantu ugiye kuririmbira muri Musanze hari abahanzi barenze 50 bazwi se? Abahanzi barahari bararenga abo nge nagiye mpura nabo just mu tugeto bararenga studio bararenga. Noneho tekereza igitaramo cyawe ukabona intebe 50 n'iz'abahanzi gusa bose bishyuye, uwaguhaye akazi ahita avuga ati uyu mutipe bagushirisha ku rwego runaka imbere mu maso y'uwo mu boss, ku buryo n'ubutaha iyo batumiye n'undi n'abakagaruka cyangwa se bakajya ahantu hatandukanye. Man, uziko intebe 50 mu gitaramo iyo ziri vide ugira ngo nta n'icyabaye. Intebe 50 iyo ziri mu gitaramo zicaweho ari abahanzi gusa bari mu myidagaduro, ni ukuvuga ngo igitaramo hafi 40% kiba cyabaye successful, kuko nibo baratanga vibe mu gitaramo. Icyo ni icyambere. Nk'abahanzi urukundo aho hantu rurahaba. So nkibaza nk'umuhanzi utegereza ko yinjirizwa ubuntu kuri gate, cyangwa umuhanzi wumva ngo Bex yagiye gucuranga ahangaha wakicara akaryama atereka numva amakuru ko igitaramo cya Flopins. Nk'uwo muhanzi wowe ufite inararibonye muri uyu muziki wamubwira iki Lazima? Of course nyine ibyo akorana nawe nibyo bizajya bimuha igihe yateguye ibitaramo, kuko burya nicyo kintu aba afite n'abandi bazamuha icyo bafite kabisa. Kabisa. Nkeka ko abahanzi b'Musanze bagerageze bikubita agashyi, bikosore, bitabira ibitaramo bya bagenzi babo. Kubona nari mfite igitekerezo cyo gutegura igitaramo cy'abahanzi, nuko byakubitanye na Zikonke yabaye kuri Noheli, bita tubona kubifatanya ni ikibazo. Ariko my brother, ndakubwiza ukuri turacyafite, ubanza tuzategura festival cyangwa dutegura amahugurwa y'abahanzi, tubereke bamwe na bamwe bareba uburyo ibintu biba bigomba gukorwamo, kuko uyu muziki w'Musanze batagize uruhare mu gutuma vibe ibaho, nta muntu n'umwe uzaturuka hirya hanze yawo ngo aze ngo bari ubibakorera. Of course ntawe. So bagomba gupushinga. Razbe,
iminota wampaye nayirengeje, ariko reka nkubwire kano gace tufite mu kiganiro. Tugira agace kitwa uko mbyumva. Wowe udusubiza uko ubyumva, ntago ujya muri nuza nyinshi ngo usobanure ngo impamvu oya, nyine ni uko ubyumva, kandi uko ubyumva birakurikizwa. Turakubaza ibibazo 4, udusubize uko ubyumva. Razbi, muri uyu muziki wa Musanze, wowe nka mwarimu wigisha umuziki, ninde muhanzi wandika indirimbo uririmba uhogoza R&B cyangwa Afrobeat, apfa kuba aririmba atari hip hop? Nuhe muhanzi wumva indirimbo ye ukavuga ati kabisa uyu mwana ibi bintu arimo arabishoboye? Text na melody. Abahanzi rero benshi igihe ntamenya n'amazina yabo. Utazi izina uratubwira ku karirimbo ke, ibyo ari byo byose arahari. Hari umwana uri muri crew ya ba Juda ba nonde yitwa hari Ian Vanga. Yes, hari na Juda music, Juda kuberwa. Ian Vanga. Yeah, the text was good. Really? Yeah. Melody super. Okay. Ako n'umuntu ufite ijwi nk'iri ryanjye nanjye nakwiga kuririmba bigashoboka. Ubundi bavuga ko umuntu wese uvuga yaririmba bigakunda. Nibyo? Apfa kuba yashyiraho umuhate we. Yeah. Ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri ndakubaza, ni wowe nkibaza. Umuziki, gusohora indirimbo, reka mbivuge gusohora indirimbo, audio na video, kuko turacyagukeneye muri uyu muziki. Ibihangano byawe twitegure ko bizatangira kutugeraho ryari? Ni sama uyu mwaka. Uyu mwaka sama. Irandevu ngomba, ubwo ni mukwa kangahe sama iba? Nyuma y'icyunamo. Vuga after 2 weeks, nyuma y'icyunamo. The first release. Kuko nje ndi gukora album, ariko ntabwo nshaka kuzasohora nka album. Ndashaka gukora ama singles before yuko album nyine nyiha abantu nkavuga nti this is my album. Ikibazo cya kabiri ndakubaza Elaza, ariko cyo mu kugisubiza gifite A na B. Mu muziki wawe, kiriya gihe mwari mufite yira fame, ni kiye kintu kibi cyakubayeho na n'ubu ngubu ujya wicara ukavuga ati mana yanjye kubera iki ibi bintu byambayeho mu muziki? Kibi cyakubayeho na n'ubu gitekereza ukumva birakubabaje. Icyo kintu kibe cyakubayeho, ni izihe ngaruka gikomeza kukuzanira mu buzima bwawe? Ikintu kibi cyambayeho umunsi umuntu witwa Ibere ava mu kazi agasezera, yari ari kwandika script y'indirimbo yanjye yitwa Sinamurenganya. Hanyuma yumvikana na boss ko tugomba kuyikora, boss bananirwa kumvikana kuri budget, bituma Ibere asezera akazi. Icyo kintu kibi kuko ko nanjye uwo munsi nahise numva mbaye shoke. Hari ukuntu umuntu w'umuhanzi abatekereza akavuga ati iyi ndirimbo noneho igiye kumbrandinga kabisa ku rwego rwo hejuru. Ibere yari umuhanga, yashaka gukora 3D video, 3D green screen. Uriya mutipe yari umuhanga muri ibyo bintu bya Atari. Arangije kumvikana na boss biranga, asezera akazi, nanjye bingiraho ingaruka. Ikintu cyo ntekereza kenshi n'uyu munsi nyitekereza iyo numvise irandirimbo nkavuga
indirimbo yari nziza abantu barayikunda ariko yamfiriye ubusa kubera ko ntayigejeje ku rwego agomba kuba yagezeho. Pole sana. Ikibazo ngira ngo ni cyanyuma ngiye kukubaza. Usibye ko ndiyongeza kamwe ko katagoranye cyane. Mu bahanzi b'i Musanze havuyemo Bex washoramo amafaranga. Ubona ufite idarapo wari hande ngo ajye imbere ayobora abandi. Umuyobozi ko agomba kuba akaze. Oya, apana kubayobora. Nyine undi uvuga ati uyu nguyu niwe muziki, niwe cyizere cy'umuziki w'i Musanze. Nakubwiye havuyemo Bex washoramo amafaranga. Havuyemo Bex. Muri abanzi nanjye ndimo. Oya, we ntago uburimo. Nge ntago ndimo. Chani Bex nta wundi bari. Akabazo ka nyuma ko nari ngiye kukubwira, ese kukunda kuririmba reggae nta dread ugira ku mutwe cyangwa se nta nanuza nimwe sindakubona wambaye yari amabara yaba reggae man yaba buri umuntu yahita Karasta. Karasta, yeah. Man, nigeze kugusanga muri 3B. Urabyibuka n'abakeni soul bari kukubakinga bari inyuma yawe n'abari abapeti ba Bill. Man. Even Kevin Kade bose bari abatipe mwiganaga hariya kuntuza kure. Bose bari inyuma yawe aribo babakazi bawe. Ndabasi mutipe. Icyo gihe nanjye nakundaga reggae bya hatari. Ariko uburyo nayumvaga uri kwiririmba numva avuga ati umukoboye wagira Bob Marley yarapfuye akuvukiramo my brother. Ko character za Kirasta mbona ntazo ubufite. Apana character nuza swag. Si kenshi akenshi biterwa n'ukuntu umuntu afata muzika ku ruhande rumwe na background mu rugo cyangwa se no mu buzima busanzwe muri societe. Ariko to be a rasta it's not nagari kuba ufite dreads cyangwa ni spirit. Itekerereze iyo njyano ifata gute inside you. Yeah. Okay. Ariko reggae is my music. Okay. Niyo muziki mprefera kurusha indi muziki yose. Raz ndagushimiye cyane. Man, ndabizi kugufatisha n'ibyari byoroshye. Muri iyi minsi uri gucurangira he? Kigali kenshi. Muri Rainbow niho nkunda gukorera Friday. Ariko n'ibindi n'utundi tu event turangira atari ibintu bihoraho. Musanze ntago hari. Musanze abantu baracuruza cyane kurusha uko bafite urukundo rw'ibintu. Kubera ko buriya n'urukundo ruba rukenewe kenshi. Hari ikintu twavugaga ngo ni consistency. Ababose ntabwo bari babyandastanding. Nicyo cya kindi nyine uramutse ukubisa abahanzi bakitabira natwe twese tukaza. Wajya uhora uba ukenewe ku isoko kandi amafaranga watse bakayaguhereza. So ndagushimiye ku mwanya wawe, ku bitekerezo watanze bya danje. Abahanzi b'Umusanze inama nabagira nuko nibatekereza gushyiramo imibare cyane mu kazi bakora, batangira uyu munsi. Gutangirana uyu munsi nta kwirindiriza ngo muzabikore ejo cyangwa ejo bundi. Kandi ikindi bakomeza bakora ubushakashatsi kuri muzika, music in business nk'izindi. Ihora upgradinga umunsi ashaka ko hari no movement y'injyana runaka, usanga ejo haje indi ukora ko umuhanzi wagumye muri uyu munsi utashikoze ubushakashatsi gusanga ejo ntago yisanzemo. No gushyira hakanyu rero mugakora ubushakashatsi muri business ya muzika. Ikindi urukundo n'urwa mbere, mukundane, mushyigikirane mu bikorwa mukora. Murabizi ko n'u Rwanda rushishikariza abantu kwibumbira mu makoperative. So abahanzi rero urukundo iyo rubuze
business yacu ni abantu ntago bayiha agaciro. Yeah. Nicyo nababwira. Bitabire n'ibitaramo bya bagenzi babo Of course, kabisa. Agaciro kabo kiyongere. Yeah. So guys, ndabashimiye rero, icyo ngusaba wowe kora subscribe aho hasi kugira ngo nawe urukundo rwawe urutanze kuri bino bintu dukora. Nibinagushimisha rimwe na rimwe ujye uhereza na mugenzi wawe nababwire mugenzi we ati dore ibintu biri gukoreka fresh. Ni kuri MSA Plus. Ndashimira abantu mwese mwabaye hano kugira ngo iki kiganiro kibeho. Ndashimira Dani, ndashimira Gucci, ndashimira Damon, ndashimira timu yose y'iki kiganiro cya MSA Plus. So naho gutaha yari Abuba Mzazi kama kawaida.